Ndabasuhuje cyane kandi nishimiye ko mudukurikira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu abantu benshi batazi, imiti abantu biyandikira nyamara batazi ingaruka zayo. Ugasanga umuntu agize ikibazo runaka yahise ajya kugura agati muri farumasi nyamara atazi ko kamukoraho kuko nta bumenyi agafiteho. Uyu munsi turavuga ku miti ikuramo inda iyo bita Cytotec cyangwa se Misoprostol. Hari benshi bayikoresha badafite ubumenyi na buke kuri yo, batazi ko hari ibyago byinshi ishobora kubatera, bishobora no kubageza no ku rupfu. Bakayikoresha batabizi, batazi uburyo bayikoresha, batazi n'icyo bakora, yewe bakarengaho bakaba banayikoresha batari ahantu bashobora kubona ubufasha bw'abaganga. Tugiye kurebera hamwe buri kantu kose. Ubundi iyi miti mu gihe cyashize yigeze gukoreshwa nk'imiti yafashaga abantu babaga barwaye igifu, aside yo mu gifu yazamutse, ariko nyuma iza guhindurwa kuko ubu ntabwo igikoreshwa cyane muri ubwo buryo, ahubwo isigaye ikoreshwa kwa muganga cyane cyane mu gihe bifuza gufungura inkondo y'umura. Mu gihe habaye nk'umubyeyi wagize ibibazo bakaba bakeneye kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bashobora gukoresha iyi miti, ndetse ishobora gukoreshwa nanone itangiza ibise by'umubyeyi igihe cyo kubyara cyageze, ibise ntibize. Ni ukuvuga ngo ni imiti ikomeye kandi ni imiti yo kwitonderwa. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari bamwe babikoresha bakabikoresha mu buryo bishakiye, bamwe bakaba banayikoresha bashaka kuramira, nyamara iyo miti batayizi neza, batazi uburyo ikora, batazi n'ingaruka. Aha rero tugiye kureba ingaruka iyi miti ishobora kugutera, zaba iz'ako kanya ndetse n'iz'igihe kirekire, kugira ngo umuntu wese abashe kwitondera cyane iyi miti, kuko burya imiti yose iba ifite amategeko yigenga ndetse iba ifite n'ingaruka runaka ishobora kugutera iyo utitonze, kandi zimwe muri zo zishobora no kukujyana ku rupfu. Ubundi kwa muganga hari terime zikoreshwa ariko buri muntu wese abasha kumva. Urugero, adverse effects y'umuti, nuvuga ngo ni ibintu bibi umuti ushobora gutera, cyangwa se ibintu bitateguwe byaterwa n'umuti bitari bya bindi wagenewe gukora. Bagaragaza neza ko iyi miti hari ibintu ishobora kugutera ako kanya bakigushyiramo cyangwa se ukinywa. Icya mbere ni ugutitira, icya kabiri ushobora kugira diyare, ushobora kubabara mu nda, ushobora kugira umuriro mwinshi hypothermia, ushobora kugira iseseme, ushobora no kuruka, ushobora kumva amagaze mu nda abayemo menshi, ishobora kugutera constipation, ishobora gutuma wumva ibintu bijya kumera nk'ibirungurira ndetse umutwe. Ariko ikindi ni uko uyu muti ushobora gutuma ukajya uva, ejo ukava, ejo ukongera ukava, ndetse ukaba wanatuma n'imihango yawe iva ku murongo. Ariko ibi ngibi byibuze byumvikana nk'aho byo bishobora kuba byoroheje, kuko hari izindi ngaruka mbi zikomeye tugiye kuvuga zitagaragaye cyane ariko zihari kandi zishobora kubaho. Tutarazigeraho, reka tuvuge utundi tuntu dukeya dushobora kukubaho ako kanya nyamara twahari tugaragara nk'utudakomeye. Iyi miti umaze kuyikoresha ushobora kugira icyo bita syncope. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu yitura hasi agatakaza ubwenge akaye gatoya. Ushobora kumva ufite intege nkeya ndetse ukawagira n'isereri. Ibi tuvuze bisa nk'ibyoroheje, ariko noneho reka tuvuge ku bikomeye. Ibikomeye hano bazise moderate to severe reactions. Biba gake ariko bishobora kuba, kandi bishobora kuba nawe byakubaho, kubera ko umuntu wese uva amaraso byamubaho. Ni ibintu biba byarakozwe mu bushakashatsi, ndaza kubaha link hano hasi ku buryo buri muntu wese abasha kwisomera ibi bintu. Icya mbere, iyi miti umuntu ayikoresheje ashobora kugira icyo bita hypotension. Ni ukuvuga ngo ni umuvuduko w'amaraso ushobora kujya hasi cyane. Ikindi, sinus tachycardia, umutima ugatera cyane. Ikindi, yumva nyababyeyi irimo yikandakanda, icyo bita uterine contractions, bikaba byamutera ububabare, kuva cyane. Iyi miti umuntu wayikoresheje ashobora kuva cyane kugeza ubwo n'amaraso ashobora kumushiramo. Myocardial infarction, umutima, imitsi igaburira amaraso ku mutima ishobora kugira ikibazo, bigatuma inyama z'umutima zitabasha gukora neza, bityo
ukaba wagira ikibazo cy'umutima ukananirwa gukora wose muri rusange. Iyi miti uyikoresheje ushobora kugira icyo bita uterine rupture, ni ukuvuga ngo nyababyeyi yawe ikaba yaturika ndetse n'inkondo y'umura ikaba yaturika nayo igasaduka. Ikindi ni uko iyi miti iri teratogenesis, ni ukuvuga ngo ni imwe mu miti ushobora gufata utwite bikaba byatuma umwana azavukana ikibazo runaka cy'ubumuga, urugingo runaka rutikoze neza bitewe n'iyi miti. Ikindi kintu gikomeye, pulmonary embolism. Iki ni ikintu gikomeye cyane kubera ko aya ni amaraso yipfundika akagenda akajya mu mitsi ihuza umutima n'ibihaha. Ibi abantu babigize iyo bitavuga ako kanya cyangwa se ngo umuntu afashwe mu buryo bwihuse ashobora gupfa ako kanya. Ikindi anaphylactoid reaction, ni ukuvuga ngo ibi ngibi bibaho akenshi iyo umuntu ahawe umuti. Abaganga babyumva neza cyane kubera ko hari icyo bita allergy, ni ukuvuga ngo ni ukuba umuti umubiri wawe uwugiraho imyivumbagatanyo, n'abantu benshi bamaze kubimenya. Cyo kumva umuntu ngo uyu muti ngugiraho allergy. Ibirenze ibyo rero, twa tundi wowe ubona twita allergy, hari igihe umubiri ukomeza ukagira reaction, ugakomeza kugeza ubwo umubiri ushobora kunanirwa kugaburira ibice byawo by'ingenzi cyane kubera ko imitsi iba yagiye ikabuka cyane bityo amaraso ntatembere neza. Icyo bita anaphylaxis biragoye kugisobanura, ariko ni ikintu kibi cyane nacyo gishobora kugeza umuntu ku rupfu. Ikindi ni thrombose, twabivuzeho kuri pulmonary embolism, bivuga ngo ni ukwipfundika kw'amaraso. Ubundi iyi miti ni imiti idakwiye gukinishwa, ni imiti ikomeye ndetse ni imiti umuntu akwiriye kugendera kure igihe gusa yumva ko we abasha kuyikoresha, kubera ko ni imiti bisaba ko muganga ubwe aba hibereye akagukurikiranira hafi ku buryo ugize ikibazo runaka bashobora kuba bahita bagufasha. Iyo bitabaye ibyo ni ugupfa, wapfa rwose. Twabonye ko hari utuntu tworoheje iyi miti ishobora gutera: umuriro ndetse n'itengo, fever and chills. Nyamara ibi ni ibintu byoroheje cyane, biba byatewe n'uko icyo bita prostaglandine iba yagiye igakora ku gice bita hypothalamus bigatuma ibi biza. Nyamara ni akantu gato cyane ugereranyije n'ibyo tumaze kuvuga. Ibi rero bivuze iki? Bamwe mu bakinisha iyi miti bagakinisha kuyikoresha mu buryo bunyuranyije n'uburyo yagenewe gukoreshwa, cyangwa se badafite ubuvuzi hafi yabo bushobora kubafasha. Iri ni ikosa rikomeye. Ubanza ariyo mpamvu ahari na leta y'u Rwanda hari amategeko yashyizeho ajyanye n'ibi bintu kugira ngo bitazagira ubigwamo. Inshuti zanjye, ubuzima nicyo gishoro kiruta ibindi dufite, kandi hari abantu baba baragiye biga bino bintu bakabyiga neza bakabimenya ku buryo bashobora gutanga ubufasha ku muntu waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ibyiza ni ukwirinda, kandi bamwe mu babikoresha hari igihe baba nta makuru bafite. Ushobora gusangiza iyi video umuntu wese wumva yagira umumaro, ariko ikiruta byose ni uko ibi bintu twabicikaho burundu, ndetse aya makuru agatangwa ahantu hose kugira ngo abana bacu, barumuna bacu, bashiki bacu batabasha kujya bahura n'ibi bibazo. Abaye ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu byose, kandi ikindi Uwiteka bahire. Tuzakomeza kujya tuvuga ku miti. Habaye hari umuti wifuza kumenyaho amakuru, watwandikira muri comment. Hagati aho tuzaba tureba imwe mu miti abantu bakunda kwiyandikira, harimo n'imwe mu miti y'ububabare, antibiotic, imiti isinziriza. Tubereke uburyo iyo miti ishobora kuba yakoreshwa, ariko cyane cyane tuzibanda ku ngaruka mbi zawo ku bantu bayikoresha mu buryo butari bwo. Uwiteka barinde.